umukinnyi wa filime Dusenge Krenia uzwi muri filime nyarwanda zitandukanye kandi zifite izina hano mu gihugu cy'u Rwanda yagira ikiganiro kirambuye n'ikinyamakuru kimwe cyandika hano mu gihugu cy'u Rwanda agaruka ku buzima bwe muri sinema hanze yayo ndetse anakomeza ku bushabitsi yinjiyemo. Tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka wamenya kuri Dusenge Krenia uzwi ku izina rya Madederi muri filime y'uruhererekane ya PAPA SAVA akinamo. Iyi ni AFRIMEDIA, tubaha ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Dusenge Krenia, gusa benshi bamuzi nka Madederi nk'izina akoresha muri filime y'uruhererekane ya PAPA SAVA ndetse na Kirezi nk'izina akoresha muri filime y'uruhererekane ya Indoto ica kuri televiziyo y'u Rwanda. Uyu mukobwa wihebeye umwuga wa sinema atuye ku Kicukiro Gatenga mu mujyi wa Kigali. Ni umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu, abahungu 4 n'abakobwa 2. Yavukiye i Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Mu mashuri yisumbuye yize indimi n'ubuvanganzo, kaminuza ari kwiga ibijyanye n'ubukerarugendo, Travel and Tourism Management. Uyu Krenia avuga ko umwuga wa sinema yawutangiye mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa karindwi, aho ngo mbere nta mwanya yabihaga. Dusenge Krenia yaganira n'ikinyamakuru kinyarwanda.com ku rugendo rwe rwa sinema. Yakomeje avuga impamvu nyamukuru yatumye yinjira muri uyu mwuga. Yagize ati cyatumye mwinjiramo nuko nawukundaga kuva nyiri umwana, numvaga mbikunze ariko nafite inzira nanyuramo ngo mbikore kuko nta muntu twari tuziranye. Yahishuye ko yamaze imyaka 3 asaba Niyitegeka Gracie uzwi nka PAPA SAVA cyangwa se SEBURIKOKO. Ngo uyu yamusabaga kumushyira muri filime y'uruhererekane yitwa PAPA SAVA cyangwa se akamushyira muri SEBURIKOKO. Undi akamubwira ko azamubwira ntihabonekemo umwanya. Birashoboka ko yabyibagirwaga cyangwa agashidikanya ku mpano ye, cyangwa wenda akaba ari indi mpamvu utapfa kumenya kuko ubanza bitashoboka ko hashira imyaka 3 nta mwanya cyangwa se l'heure cya iraboneka muri filime. Dusenge yishuri Nyarwanda.com urugendo yanyuzemo ngo agera ahageze ubu muri sinema. Yagize ati nyuma ngirirwa umugisha wo kumenyana n'umuntu wakinaga muri SEBURIKOKO witwa Billy, wakinaga yitwa Munyaneza. Yari inshuti yanjye, amuzana Gracie cyangwa se SEBURIKOKO. Gracie tumarana imyaka 3 tuvugana musaba gukina muri PAPA SAVA cyangwa SEBURIKOKO. Ambwira ko nabona harimo umwanya azambwira, negereza imyaka 3. Kera kabaye Dusenge uzwi nka Madederi yaje gukabya inzozi ze, atangira gukina muri filime y'uruhererekane yitwa PAPA SAVA bigizwemo uruhare na nyiri filime Niyitegeka Gracie. PAPA SAVA iri muri filime zikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Madederi yayubatsemo amateka akomeye ndetse magingo aya ni umwe mu bakinnyi b'imena b'iyi filime. Akina muri iyi filime ari umukobwa wihagazeho cyane kandi ugira amahane menshi. Kugeza ubu umunyarwandakazi amaze gukina muri filime zigera muri 5, ariko izo yamenyekanyemo zo ni PAPA SAVA, Indoto, Inzozi n'Ejo si kera. Yavuze ko muri izi zose akunda cyane filime yitwa PAPA SAVA akinamo yitwa Madederi. Yagize ati iyo nkunda cyane ni PAPA SAVA kuko yanyandikiye izina. Muri make navuga ko yampinduriye ubuzima igatuma agera ku nzozi zanjye mu ruhando rwa sinema. Avuga ko abariyemo na filime ngufi short films amaze gukinamo zose hamwe zirenga 5. Yagize ati zirenga 5 harimo short films. Hari nk'iyo nakinyemo y'umugabo witwa Kivu ufite izina rikomeye muri sinema ku rwego rw'isi, izo mu mafestivals, iza Mutiganda Nkunda, iya Joe Karekezi afatanyije n'uwitwa John Kwezi yitwa Umugani. Short filime zo ni nyinshi. Nubwo ari umukinnyi wa filime, nawe ni umufana wazo wakadasohoka. Akaba akunda filime y'abanyafilipini yitwa Wed Flower. Ati nakunze nk'umukinnyi witwa Evie Gauss na Emilia. Nakunze ukuntu bakinanaga kandi bagakirana ubuhanga. Gukina muri filime z'abandi byamufunguriye amarembo, bikuza impano ye, bituma nawe agambira gukora filime ye bwite, gusa ntiyavuze igihe azayisohora.
yagize ati ndabiteganya gukora filime. Abakinnyi b'abahanga muri sinema baba bafite ubushobozi bwo gukina role zitandukanye, yaba izuye n'ubuzima barimo cyangwa izihabanye nabwo nk'uko bimeze kuri Dusenge Crania. Muri filimi Indoto akinamo yitwa Ikirezi, umukobwa wahoze akundana n'umusore witwa Muhire, umukinnyi w'imena w'iyi filime, ariko bakaza gutandukana. Gutandukana kwabo byagizwemo uruhare n'umugabo ukinamo ari umukire witwa Gasana, wari umukoresha wa Muhire. Uyu Gasana yaje gukunda cyane Ikirezi waje gusura umukozi we Muhire, ahita amubeguka ndetse atangira kumutereta mu ibanga. Muhire yaje kubivumbura, ahita akeka ko bashobora kuba banaryamana, afata umwanzuro wo gutandukana na Ikirezi. Nyuma y'uko urukundo rwabo rwatangiriye mu cyaro, mbere y'uko Muhire ajya kuba i Kigali, avuga ku bijyanye no gukina ari umukobwa wo mu cyaro kandi yari kavukira i Kigali. Dusenge Crania yagize ati yego ngina ndi ex wa Muhire, gukina ndi umukobwa wo mu cyaro ntabwo byangoye kuko mvuze ko byangoye, ubwo n'izindi role zose nyina zaba zingora kuko zose n'ubundi ntabwo ziba zisa n'uko wowe umeze mu buzima bwawe busanzwe. Iyo wamaze gusoma script ukayumva, uhita umenya ukuri bukine wiyambitse isura y'uwo mu character bashaka. Hari igihe abantu bakinana muri filime ari couple bikarangira binjiye mu rukundo rwa nyarwo. Gusa Ikirezi yavuze ko bitashoboka kuri we na Muhire ngo kuko batanganya imyaka. Hano yumvikanisha ko Muhire ari umwana, si ibyo gusa ngo ahubwo we no mu byiyumvo byabo ntabwo byashoboka. Uyu mukobwa ariko niyerura niba yaba ari mu rukundo kuko abica ku ruhande akavuga ko ntawamenya. Yagize ati ntawamenya icyo iminsi ihaka, sinabihakana kandi sinanabyemeza. Gusa kugeza ubu Muhire ntabwo twakundana kuko Muhire ndamuruta. Ikindi ni uko n'uburyo tubanyemo tubana nk'abavandimwe, kandi mu byiyumvo byacu twumva tutakundana. Mu minsi ishize ubwo isi yari yagize isabukuru y'amavuko, Dusenge Crania yafashe ifoto bari kumwe ayishyira ku rukuta rwe rwa Instagram amwifuriza isabukuru y'amavuko, anasaba abakunzi be kumubwira indirimbo ze bakunda. Bamwe baketse ko bashobora kuba bakundana. Yabajijwe n'umunyamakuru niba akundana ese yayimbonye, adutangariza ukuri kose nuko bahuye kugira ngo bifotoze. Yagize ati twahuriye mu bukwe bw'umuvandimwe we, aransuhuza ambwira ko akurikirana ibikorwa byacu muri Papa Sava. Bihuza nuko nanjye ndi umufana we cyane, mukunda nk'umuhanzi mfana kandi ugira ibihangano binyubaka. Madederi aratangaje cyane mu muziki, ngakunda indirimbo uyu munsi ariko ejo akaba yayivuyeho yigiriye ku yindi. Yagize ati njyewe nkunda indirimbo bitewe n'uburyo yaryoheye. Uyu munsi nshobora kuba nkunda indirimbo ya Bruce Melody, ejo nkaba nkunda iya Kenso, ejo nkaba nkunda iya Neri Ngabo cyangwa Butera. Abahanzi nkunda bo ni benshi, uhitamo batatu gusa byangora. Madederi uretse kuba sereme imutunze, yanamufunguye ubwonko atangira gutekereza imishinga migari yamufasha we ubwe ndetse na sosiyete nyarwanda. We yatangije kompanyi y'ubwubatsi yise Crane Solutions Group, itanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubwubatsi. Turabashimiye mwese mwadukurikiye. Iyi ni AFRIMEDIA. Kora subscribe maze nawe tujye tubana umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, komeze kugira ibihe byiza.